Murakaza neza nshuti zacu dukunda twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Intsinzi mu buzima kinywana kuri Danus TV. Nandi salama niyo nsenga tugiye kubana muri kano kanya keza mwiriweho. Uyu munsi rero twifuje kubagezaho isomo ryiza rizatwigisha byinshi ku bukungu, iterambere ndetse no mu buryo ibihugu bikize cyane ku isi bigira uruhare mu guhindura imitekerereze yacu. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi irigira iti ibihugu 10 bikize kurusha ibindi ku isi. Turagenda turebera hamwe uko ibi bihugu byubatse ubukungu bwabyo, ibyo byagendeyeho, imiyoborere n'amasomo natwe nk'Abanyarwanda ndetse n'urubyiruko rwacu dushobora gukura mu mibereho yabyo. Twihuse cyane, igihugu cya mbere twigiraho ni Qatar. Qatar ni igihugu giherereye mu burengerazuba bwo hagati muri Middle East, gikikijwe n'inyanja ndetse kigira umutungo mwinshi w'amavuta na gazi. GDP yacyo iri hejuru cyane, igera hafi ku madolari 90,000 ku mwaka ku muturage umwe. Qatar yubatse ubukungu bwayo kubera gaze n'ubucuruzi bw'amavuta. Ni igihugu cyashoboye guteza imbere ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'imikino. Somo twakigira kuri Qatar itwigisha ko nubwo igihugu cyaba gito, iyo giteguye neza, gifite politike nziza, gukoresha neza umutungo kamere gishobora kuba ku isonga ku isi yose. Ku mwanya wa kabiri turasanga Luxembourg. Ni igihugu gito cyo mu Burayi gifite abaturage batageze kuri miliyoni imwe. Igihugu gifite banki zikomeye, kikaba icyicaro cy'ibigo byinshi mpuzamahanga, gifite GDP iri hejuru cyane. Abaturage babo bafite imibereho myiza, uburezi mu rwego rwo hejuru, ubuvuzi bugezweho. Amasomo twakigira kuri iki gihugu ntibisaba kuba igihugu kinini ngo utere imbere. Politike nziza, gukoresha neza umwanya n'umutungo bishobora gutuma uba imbere cyane mu gutera imbere. Ku mwanya wa gatatu turasanga Singapore. Singapore ni igihugu cyo mu majyepfo ya Aziya, cyahoze ari ikirwa gito cyane ariko cyahindutse icyitegererezo ku isi. Cyubakiye ku bucuruzi mpuzamahanga, ikoranabuhanga na serivisi n'imari z'ubwikorezi. Mu myaka 50 gusa cyavuye mu bukene bukabije kiba igihugu gikize. Uburezi, imyitwarire n'imiyoborere myiza byagize uruhare runini. Amasomo rero twakigiraho, ubuyobozi bufite icyerekezo gifatika bushobora guhindura igihugu kitagira umutungo kamere kikaba icyitegererezo ku isi. Ku mwanya wa kane turasanga Norvège. Norvège ni igihugu cyo mu majyaruguru y'Uburayi, gifite ubutunzi bw'amavuta n'umutungo kamere. Gifite ubuyobozi bwiza bushingiye ku baturage. Abaturage babo barasaranganya ubutunzi binyuze mu ngenga migambi ya leta ndetse n'uko leta iba yabiteguye. Norvège ifite imibereho myiza mu rwego rwo hejuru, uburenganzira bw'umuntu burubahirizwa. Amasomo rero twakigira, ubutunzi si ugukundagaza abanyacyubahiro gusa, ahubwo ni ugusaranganya kugira ngo buri wese yishimire igihugu cye. Ku mwanya wa gatanu turasanga Ubusuwisi. Ubusuwisi buzwi nk'igihugu cy'amahoro n'ubwiyunge, gifite banki zikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Abaturage bafite imibereho myiza, ubuzima n'uburezi bugezweho, ubukerarugendo n'ibikorwa mu nganda nabyo byinjiza byinshi mu gihugu. Isomo twakigira, amahoro ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ku mwanya wa gatandatu turasanga United Arabia. Ni igihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati, kikaba gikubiyemo Dubai na Abu Dhabi. Gikize ku mutungo w'amavuta ariko cyashoboye kwagura ubukungu mu bukerarugendo, ubucuruzi n'ikoranabuhanga. Dubai ubu ni kimwe mu bihugu bikurura abakerarugendo benshi ku isi. Amasomo twakuramo, kwagura ubukungu ntibikwiriye gushingira gusa ku kintu kimwe cyangwa ku bintu bimwe, ahubwo tugomba gutekereza ku bindi bikorwa bifite ejo hazaza. Ku mwanya wa karindwi turasanga Kuwait. Ni igihugu gito gifite umutungo mwinshi n'amavuta, abaturage bake kandi umutungo uri hejuru bituma umuturage afite amafaranga menshi. Leta irasaranganya ubutunzi ku baturage bayo mu buryo bworoshye. Amasomo, gusaranganya umutungo no guharanira imibereho myiza y'abaturage ni ishingiro ry'iterambere. Ku mwanya wa 8 turasanga Sweden. Sweden ni igihugu gikomeye mu Burayi mu bijyanye n'imiyoborere myiza, iterambere rirambye, gifite ubukungu bushingiye ku nganda, ikoranabuhanga n'uburezi. Gishyira imbere imibereho myiza y'abaturage, imishahara myiza, ubwisanzure. Isomo twagigiraho rero, iterambere rirambye rishingiye ku gushyira imbere abaturage, uburezi, ubuzima n'imibereho myiza.
Igihugu cya cyenda rero ni Ireland. Yahoze ari igihugu gikennye mu Burayi ariko cyahindutse icyitegererezo mu bukungu. Yubatse ubukungu bushingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga. Ni igihugu cyahurije hamwe amahugurwa n'uburezi kugira ngo cyorohereze abantu bafite ubumenyi mu rwego mpuzamahanga. Amasomo twakigira ni uburezi n'ubumenyi ni intwaro ikomeye mu guteza imbere igihugu. Icya cumi rero cyo cya nyuma ni United States of America, USA. Ni igihugu kimwe mu bihugu bikomeye kandi bikize ku isi, gifite ubukungu bunini kurusha ibindi byose. Gifite inganda zikomeye, ikoranabuhanga, ubuhinzi, ubukerarugendo ndetse n'imari. Ni igihugu gifite amasosiyete akomeye nka Apple, Microsoft, Amazon n'izindi. Amasomo twakigiraho: kuba igihugu gikomeye bisaba gushyira imbere ubushakashatsi, ikoranabuhanga, ubuyobozi bufite icyerekezo. Dusoza rero, bavandimwe, ibihugu 10 bikize cyane ku isi biduha amasomo menshi. Icya mbere, kuba igihugu gito ntibivuze kudatera imbere. Ubuyobozi bufite icyerekezo nibwo butuma abaturage bagira imibereho myiza. Ubutunzi si ibintu kamere gusa, ahubwo ni uburyo bwo gukoresha neza ibyo ufite. Uburezi n'ikoranabuhanga, ubucuruzi n'amahoro ni inkingi zikomeye z'iterambere. Natwe nk'Abanyarwanda dufite byinshi twakura mu masomo yabo kugira ngo twubake igihugu cyacu, tugire imibereho iteye imbere kandi dusigire urubyiruko mu buryo bwiza. Mwakoze cyane kudukurikira. Tuzongere guhura mu kindi kiganiro gitaha. Intsinzi mu buzima. Mwari kumwe nanjye Salama Niyonsenga. Muramuke.